muhaye ikaze mu kiganiro ISHEJA na YAMBII podcast Nyarwanda nziza igamije kukubaka ikagufasha gukura mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ryawe rya buri munsi. Nge wumva nitwa YAMBII Fabrice, mu kiganiro ndi kumwe na Miss ISHEJA tugiye gukorana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi mbere na mbere reka mbanze nakire Miss ISHEJA mite nkubwira insanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kuganiraho. Miss ISHEJA, Karame. Wiriwe neza? Mwiriwe. Umeze ute? Meze neza. N'amahoro? Yego. Insanganyamatsiko dufite uyu munsi urayiteguye? Yego. Uri tayari kubwira abanyarwanda ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho? Aho hantu ibintu bimeze neza cyane, niba uri tayari. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tugiye kuganira ku muco w'ubutwari. Niturangiza kuganira ku muco w'ubutwari, tuhite tureba n'akamaro ko kuba ufite uwo muco w'ubutwari mu buzima bwawe bwa buri munsi, yewe no mu iterambere ryawe rya buri munsi. Tugiye kurebera hamwe umuco w'ubutwari, tuwusobanukirwe, niturangiza twumve neza dusobanukirwe n'akamaro ko kugira uwo muco w'ubutwari mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ryacu rya buri munsi. Mu ikiganiro cyacu urabizi neza ko kiba ari ikiganiro cyo kungurana ibitekerezo bifite ireme, ibitekerezo byubaka, ibitekerezo biri positive, bigufasha gukura ukava ku rwego rumwe ukagira urundi rwego ugeraho rw'imitekerereze n'iterambere ryawe rya buri munsi. Miss ISHEJA, Karame. mbere na mbere wowe iyi ngingo urayumva uti? Umuco w'ubutwari urawumva uti? Ese kugira uyu muco urumva ari kiba bisobanuye kuri wowe yewe na sosiyete ubayemo, ni iki biba bisobanuye? Murakoze. Yego. Banza gusuhuza abantu badukurikiye, nanagushimira cyane. Yego. Umuco w'ubutwari ni ikintu cy'ingenzi, ariko nanone ntago kigira buri muntu wese. Umuntu ufite ubutwari agira kwihangana, kwitonda no kwizera. Ibyo bintu iyo ubifite ubasha kuba intwari, ukagira ubutwari. Umuco w'ubutwari ni ikintu cy'ingenzi kitagira na buri umwe wese ubonetse. YAMBII Fabrice. Yego, ndakumva. Ubundi ubutwari ni iki? Ubutwari ni umuco wo kugira umutima ukomeye, gufata ibyemezo byiza no gukora igikwiye kabone n'ubwo haba hari ibikugoye cyangwa se ibikugerageza, ariko icyo kintu ukagikora. Umuntu ufite umuco w'ubutwari ntabwo ajya ahunga inshingano ze. Icyaba icyo ari cyo cyose akora icyo bisaba, ariko akuzuza neza inshingano ze. Agaharanira ukuri, akirinda ikinyoma. Yego. Ikirenzeho noneho ni uko icyo ashyira imbere ari ugukora neza no kugera ku ntego ze. Uyu muntu uteye gutya, ukora gutya, aba ari intwari. Nicyo ubutwari busobanuye kuri njye. YAMBII Fabrice arakoze cyane. Ubutwari ni uko abwumva. Wowe udukurikiye nawe kubyumva uraza kutubwira, dukomeza tukubwira n'izindi ngingo zirema ubutwari. Yes, hanyuma rero Miss ISHEJA, namaze kugusubiza ikibazo cyawe. Yego. Hanyuma noneho nawe ugiye gusubiza ikibazo cyanjye muri aka kanya. Ugiye kutubwira akamaro ko kubaho ufite uyu muco w'ubutwari mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ryawe rya buri munsi. Ese kubaho umuntu afite uyu muco w'ubutwari muri we umuranga mu buzima bwe bwa buri munsi no mu iterambere rye, byamugirira akahe kamaro? Murakoze. Yego. Kuba ufite umuco w'ubutwari. Yego. Nakubwiye ko ubutwari butagira buri muntu wese ubonetse. Kuba ufite umuco w'ubutwari ni ikintu dukeneye muri sosiyete, abantu tukurebereraho, tukakwigiraho, yewe bikanagufasha gutera imbere mu byo ukora, kwigirira icyizere, kudacika intege. Kubera ko uri intwari. Umuntu w'intwari ntacika intege, ntasubira inyuma.
bituma abantu batureberaho cyangwa abo twigiraho abo bafite ubutwari tukibaza gute bageze hariya, gute yakoze bino, noneho ukagenda ubona impamvu uwo muntu ari intwari nawe hose ibi bintu nge sinabikora, ugatangira kwiyumvamo ubutwari bwa wa muntu ureberaho. Yes, ubu umuntu w'icyitegererezo icyo kintu ukora ko uri intwari, ufite umuco, ibintu ukora bikunze urabizi, ikindi ubyizereramo, ibyo ukora ubyizereramo kabisa, bityo bikaba byanatera imbere. Yego, aho hantu nanjye turi kumwe. Ikindi nongeraho ku bintu utubwiye, kugira umuco w'ubutwari bigufasha kwikemurira ibibazo byawe ku giti cyawe, ukaba wumva yuko uri intwari. Niba ugize ikibazo kitari cya kibazo kigusaba abantu, cya kibazo cyawe wumva ko kikureba wowe ubwawe, icyo kibazo iyo kije uhangana nacyo ku giti cyawe ukakikemurira bidasabye ngo hazemo na rubanda. Hanyuma kugira uyu muco w'ubutwari mu buzima bwawe bwa buri munsi bigufasha kugera ku ntego zawe, kuko nuhiga ikintu ukagira nk'umuhigo uhiga, ukavuga uti ngewe mfite izi ntego, nshaka kwesa ino mihigo iyi n'iyi, ntuba wifitemo uyu muco w'ubutwari uzabikora gitwari, wumve yuko ugomba kwihangana, wumve ko ugomba gushikama ukarwana urwo rugamba, ugakora icyo bigusaba icyo ari cyo cyose mpaka uhiguye wa muhigo wahise. Yego, kuko ufitemo uwo muco w'ubutwari, kandi ubutwari twumvishe yuko ari ukwihangana, ari ukugira umutima ukomeye. yego, bityo ibyo bintu bizajya bigufasha kugenda wese imihigo ugashyira mu bikorwa za ntego zawe wahoze ushaka kugeraho. yego. Yambi arakoze. Yego. Ikindi kintu nongeraho ku bintu uvuze ni uko iyo ufite umuco w'ubutwari bigufasha gufata imyanzuro. Aha, bityo ugasanga muri sosiyete hari abantu bagukeneye nk'abayobozi, umuntu ukeneye ko umufasha gufata umwanzuro w'ikibazo afite, ukamugira inama kuko ubwo buhanga bukubonamo, abona ko uri intwari, ushaka kumufasha ukamugira inama mu kibazo arimo akagisohokamo neza. icyo kintu igihe turi kumwe nawe turi abantu barenze 6 tukagira ikibazo dukeneye umuntu nk'umuyobozi, hari ukuntu usanga mu bintu dukora, tuvuga, tugenda tugira umuntu dushyira ku murongo. yes. icyo gihe uzisanga muri sosiyete nyinshi zigukeneye nk'umuyobozi, ni bwa butwari bakomeza bakubonamo, ukisanga uri umuyobozi w'abantu benshi, uri umujyanama wabo, bagukunda nawe bikakubaka, ugakomeza kuba umuntu ukomeye kandi dukeneye. Yego, urushaho kuba umuntu ukomeye kandi dukeneye. Ibyo rero bihita binazana ikintu cyitwa icyubahiro mu muryango nyarwanda. Niba tukubona nk'umuyobozi ufite umuco w'ubutwari, twaraguhisemo nk'umuyobozi wacu, icyo gihe tuzakubaha. Nitukubaha bizakugirira akamaro gakomeye cyane, bizagufasha gukomeza wiyongera uba intwari kuruta uko byari biri. Yego, no mu iterambere ukomeze kugenda ukura, ukomeze kurutaho kuba umuntu w'umumaro muri sosiyete. Duharanire kuba abantu b'intwari. Tujya twumva amateka tukumva ngo habayeho ba Mandela, habayeho ba Jomo Kenyatta, tukumva ngo habayeho ba Patrice Lumumba, tukumva ngo habayeho uwitwa Mahatma Gandhi wo mu Buhinde, twumva uburyo yabaye umuntu w'intwari agafasha abantu kubona ubwigenge. Ibintu nk'ibyo ngibyo natwe tugaharanira gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Abo bose n'abafite ibigwi byiza. Abo bose n'abafite ibigwi byiza. Yewe si no kwirirwa ujya kure, unarebeye inaha mu Rwanda iwacu dufite umuntu tureberaho w'icyitegererezo, umuyobozi wacu. Umukuru w'igihugu ni icyitegererezo kuri twe urubyiruko n'abanyarwanda bose muri rusange. Iyo twumvisha amateka y'ibyabaye tutaranavuka, iyo twumvishe ibyo yakoze, uburyo yafashe inshingano, uburyo yagize umutima ukomeye, ni isomo rikomeye ritwigisha ko tugomba kuba intwari, tukagira umutima w'ubutwari, tukagira umutima ukomeye, tukihangana, tugakomera, tugakora ibintu bikomeye. Yego. Yambi Fabrice. Yego, ndakumva. Nkubaze ikibazo cya nyuma dusa n'abasoza n'abadukurikiye baza kutubwira uko babyumva. Ni izihe ngaruka ushobora guhura nazo igihe nta muco w'ubutwari ufite? Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Yego. Mbere na mbere ubundi kubaho udafite umuco w'ubutwari, icyo gihe uba uri ikigwari. Yego. Ni ubugwari kubaho udafite umuco w'ubutwari mbere na mbere. Ikindi kintu cya kabiri, kubaho udafite uwo muco w'ubutwari, nta cyizere wowe ubwawe uba wifitiye. Yego.
niba udafite umuco w'ubutwari muri wowe yego ntuzabasha kwihanganira ibikugerageza cyangwa se ibikurwanya mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yewe no mu iterambere ryawe nugerageza kugira ibintu ushyiraho nk'intego zawe biragoye ko uzazigeraho, kuko intego iyo ari yo yose isaba igitambo, isaba igihe, isaba kwihangana, isaba gukora cyane, isaba kudacika intege. Ikindi kirenzeho, intego yose isaba umutima ukomeye, kandi udafite umutima ukomeye ntabwo uba ufite umuco w'ubutwari, nta nubwo waba uri intwari, nta nubwo waba uri intwari. Iyo udafite uwo muco w'ubutwari na sosiyete ubwayo nta cyizere ikugirira, nta hantu hamwe bakubona bagukeneye. uba ukenewe hehe kandi nta muco ufite w'ubutwari? Sosiyete nyarwanda ikeneye umuntu w'icyitegererezo ufite umutima ukomeye, ubasha gufata inshingano agakora ikintu gikwiye gukorwa, kabone n'ubwo cyaba kimuvunnye cyangwa se kimugoye, ariko kigakorwa kandi bivuye muri we. Naho dusoreje ikiganiro cyacu rero, wakoze kudukurikirana. Wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha. Njye nitwa YAMBII Fabrice ku mbuga nkoranyambaga zose, mugenzi wanjye nawe yitwa Miss ISHEJA. Wadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ukajya ukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi bigamije gukura mu buzima bwacu bwa buri munsi, yewe n'iterambere ryacu rya buri munsi. Ugira ibihe byiza, turagukunda cyane. Ciao ciao, bye bye.